abana muraho yambi uyu munsi ngiye kubatembereza ahantu heza cyane muri Afurika mu Rwanda i Kigali mu isomero ryiza cyane isomero rituyemo umugabo papa Yambi. Muraho neza abana, muraho neza, uraho bwenge, muraho mahirwe, uraho papa Yambi. Karame, uraho neza? Muraho neza marayika. Amakuru ni meza. Yambi, ndabona mufite akazi kenshi hano. Dufite akazi kenshi hano, turahuze. Abana bose bakunda gusoma ibitabo, ariko siko bose ibitabo bibageraho. Mfite imodoka, mfite amagare, ariko mfite inzozi. Izo mfite papa Yambi nizihe? Inzozi zanjye nizo kuzakora utudege dutwara ibitabo tukabigeza ku bana bose mu gihugu mu buryo bunyoroheye. Izo ni inzozi nziza cyane papa Yambi. Hari ahantu nzi mu burasirazuba bw'u Rwanda bagufasha kugera ku nzozi zawe. Aho hantu bahita zipline. Reka tubahamagare. Urakoze bwenge, icyo ni igitekerezo cyiza. Reka tubahamagare. Hello Zipline, ni bande tuvugana? Ni papa Yambi wo muri Rwanda Book Mobile. Ahangaha dukundisha abana gusoma ibitabo. Yego. Bambwiye ko mushobora kumfasha kugera ku nzozi zanjye zo gukora utudege twatwara ibitabo. Yego. Mwamfasha se nkazana n'itsinda n'abana tukaza kubasura mukamfasha kugera ku nzozi zanjye. Ni karibu turabaki. Murakoze cyane, reka tujye tuza none. Twagiye. Gloria in justice. Ubu ngubu twagiye. Let's go! Rwanda Book Mobile biraje. Fata book, soma book. Ubashe kumenya ubumenyi butandukanye. Drone ndatekereza ari nk'igisiga. Numva ko ari nk'inyamaswa yabagendera mu kirere. Ngwino wisomere uvoma ubumenyi. Twagera abana muriteguye. Rwanda Book Mobile igisubizo ku bana b'Abanyarwanda. Rwanda Book Mobile igisubizo ku bana b'Abanyarwanda. Ubu tugeze kuri zipline, tugiye kureba uburyo drone zikora kugira ngo nzagere ku nzozi zanjye. Ubu tugeze kuri zipline, ndizera nkomeje ko turi buhakure ubumenyi bukomeye. Muraho neza? Amakuru meza. Mwakoze kutwakira. Nikaribu. Ndizera neza ko ahangaha ariho muzamfasha kugera ku nzozi zanjye zo gukora utudege tuzajya dutwara ibitabo. Nazanye n'itsinda ry'abana, nazanye n'abandi bantu dukorana. Yego rwose tuza kubaganiriza tubasobanurire uburyo zikora n'igitekerezo aho cyavuye kugira ngo nabo baze kubisobanukirwa. Itsinda ryanjye ni iri ngiri. Muraho neza? Muraho. Meze mute? Murakaza neza muri Zipline. Ngiye kubafasha mbasobanurire ibyo dukora. Dufite ibice byinshi bitandukanye hano. Na Zipline yagize inzozi ikora drone, ariko turaza kureba icyo indege za Zipline zigira gute zikora. Ndishobora kugesinga impamvu ya call center. Ikora iki call center? Hospitals maybe need blood or vaccines. They call the calling center and the calling center will phone. Abantu barwaye bakeneye amaraso babegere kano gace bahamagara nyine kubera ko muba mufite call number, aho rero bahamagara kugira ngo muhite mubitaba mubakire mubagezeho ayo maraso. Aho mwiha amashyi mwabisubije neza. Hanyuma tugiye kwinjiramo rero turebe uko bimeze. Kwa muganga bashobora gukoresha telefone, bashobora kutwandikira kuri email, bashobora kutwandikira kuri WhatsApp. Iyo bamaze kuduhamagara
duhita dushyira ibyo badusabye muri sisiteme yacu. Iyi sisiteme idufasha kumenya ngo ni ibiki badusabye. Hanyuma bashobora kudusaba ibintu biri muri kategori eshatu. Bashobora kudusaba emergency, bashobora kudusaba resupply, cyangwa bashobora kudusaba reschedule. Emergency ni ya order iza umurwayi akeneye ibyo bintu ako kanya bahita babikoresha. Hanyuma resupply nibyo bafata bakabishyira mu bubiko bwabo mu gihe bategereje yuko hari ugera gute ubikenera. Hanyuma schedule ni bya bindi bashobora kutubwira ngo noneho ku cyumweru tuzakenera izi produit, tuzazifata saa 4 z'amanywa. Icyo gihe nibwo bwoko bwa gatatu nibyo dufite. Numvise akamaro k'umuntu babicayemo hano, niwe muntu wa mbere uhura n'abakiriya bacu na kwa muganga n'ibigo n'ibitaro dukorana nabyo. Aha tugeze hafitanye isano ki no kuzagera ku nzozi zanjye nifuza kuzageraho? Yego, tugiye kurebamo noneho turebe uburyo ibirimo n'uburyo bibikwa n'uburyo byoherezwa. Tugiye kureba ibintu dufitemo hano. Dufitemo produit ebyiri zitandukanye, imiti n'amaraso. Okay? Hanyuma muze tugende turebe. Hano niho tubika ibyo twohereza ku bitaro bitandukanye. Dufite imiti tukagira n'amaraso. Hanyuma tuba dufite abantu hano bashinzwe gutunganya ibyo bimaze gusabwa. Nkuko twamaze kubibona iyo tuvuye muri call center, ibyo basabye bijya muri system. Icyo bakora baba ari hano ni ugushyira bya bindi basabye bakabishyira muri box dufite hano yacu dukoresha, barangiza kubitunganya bakabihereza aba flight operator hanze, bakabasha kubijyana mu ndege. Iyi box igizwe n'ibice bitandukanye, ifiteho umutaka parachute. Hanyuma iyi paki nanone ifitemo air insert iriho umwuka. Can you touch it? Ibyo twohereje bigomba kuba bifite uburemere bungana gute? Yego. Ikindi kibazo nari mfite, kubera iki ibyo bintu twohereza bifite umutaka? Ibyo twohereza bipima byibura ikiro kimwe n'amagarama 800 uyu munsi, ariko dufite gahunda yo kwagura tukagera no ku biro birenga 2. Hanyuma impamvu ifite umutaka ni ukubera ko indege zacu ntago zihagarara ku bitaro, zirekura agakarito ziri mu kirere kakamanuka. Niyo mpamvu dukenera umutaka kugira ngo ubashe kugafasha kugera hasi. Mana nimwe mbaraga z'ejo z'igihugu, kandi ni namwe byiringiro by'ejo hazaza. Hano tugiye kureba indege, tugiye kureba noneho ibigize indege. Tugiye kureba uburyo twohereza indege, uburyo igenda, uburyo igera ku bitaro, uburyo igaruka n'uburyo tuyifata igarutse. Hanyuma ndagira ngo mbabaze, haba hari umuntu ufite igitekerezo cy'uko indege yacu imeze? Ngiye drone ndakeka imeze, narayishushanyije. Watwereka? Wow, ndabona ari nziza iyi ndege yacu. Ariko turaza kubona indege yacu uburyo noneho isa nkaho itandukanye n'iyi ngiyi. Ariko murabona ko iriya ndege nayo ari nziza. Okay? Tugiye kureba noneho ibyo dukoreramo hano. Hano niho harimo indege zitandukanye dukoresha. Indege zacu zikoze mu buryo zifite ibice 4 by'ingenzi. Igizwe n'igice cya batiri idufasha niyo birimo umuriro. Icyo gice cyayo cya mbere akaba ari nacyo gice cy'indege kiremereye. Hanyuma tukagira igice cya kabiri cy'igihimba cy'indege, hamwe dushyira box. Tukagira n'igice cya gatatu cy'ibaba indege ikoresha. Hanyuma tukagira igice cya kane navuga ngo cy'izuru ry'indege. Hanyuma tugiye kureba noneho uburyo ki dufata ya box tukayishyira mu ndege tukabasha kuyohereza hehe mu kirere. Ready to launch. 738. Wow. So this is all.
nzabishobora ndenda kugera ku ndoto ni uku tudege tuzajya dutanga ibitabo mu gihugu hose abana bagakunda gusoma n'ibitangaza kubera iki drone ifite amababa hariho amabara abiri icyatsi n'umutuku iyo ikintu kigenda mu ijoro cyane cyane abari mu gukoresha ikirere bakeneye kumenya ikiri kugendamo so mu bijyanye rero n'iby'indege basaba yuko indege cyangwa ikintu kigenda mu kirere cyose kigomba kuba gifite amatara niyo mpamvu uzabona n'iminara myinshi iba ifite amatara hejuru no kugira ngo yereke abari mu kirere uburyo icyo kintu kingana niba indege iri kugenda mu kirere babashe kubona nyine ingano yayo nanone. Okay. What if it misses the recovery system? It has to go back again. But it doesn't have... If it doesn't have enough battery, what happens? Right now our battery can run 2 hours and a half, which means in the farthest hospital right now we serve, we only use 90 minutes, which means remaining like more than even 60 minutes just for storage, which means we don't run out of the battery. Tugiye kureba noneho aho dukorera ibijyanye n'itumanaho, aho no kuvuga ngo iyo twamaze kwakira ubusabe ni gute tuvugana no ku kibuga cy'indege aho twaka uburenganzira bwo guhaguruka. Nibyo tugiye kureba hano hejuru. Aha ngaha rero niho muri cross nest yacu, no kuvuga ngo icyo dushinzwe umuntu uba yicayemo hano icyo akora nta kindi, ni ushinzwe itumanaho ryacu no ku kibuga cy'indege. Mbere yuko duhaguruka hano tubanza kwaka uburenganzira bwo kugira ngo indege zacu zive hano zerekeze ku bigo n'ibitaro dukorana nabyo mu Rwanda. Hanyuma ikindi kintu akora umuntu wicaye hano, afite iyindi radio hano akoresha avugana n'abandi bapilote bagendera ku butumburuke bungana n'ubw'indege zacu nk'abakoresha amahelikopteri matoya. Niyo mpamvu afitemo ibice bitandukanye hano. Rero iyi mashini ni yakoresha yakubwo burenganzira, dufitemo software yacu twakoze muri Zipline idufasha kuvugana ni Kanombe. Hanyuma iyindi radio ningi nababwiye ashobora gukoresha akominikana n'abandi bapilote bakoresha ubutumburuke bugenderaho n'ubw'indege zacu. Murakoze. Ubu ibintu bigeze ku musozo, inzozi zanjye ngiye kuzishyira mu bikorwa. Abana murishimye? Abana nizere ko mwabonye uburyo tugiye kuzagera ku nzozi zacu dukora akadege kazajya gatanga kajyana ibitabo. Mwamfasha indege yanjye tukazayita izina? Soma Air. Soma Air. Nta wundi waba ufite izina uko yayita? Soma Inzozi, and the colors should be green, yellow and blue, because they're the colors of the Rwandan flag, and written on the bottom should be Soma. The wings can be green and the rest can be blue. Izina nakita drone ya Papa Yambi Dream Drones. Kubera nyine abikunda cyane ari inzozi ashaka kugeraho. Izina nakita drone ya Papa Yambi nayita Famous Drone, kubera nyine ni drone y'ingirakamaro cyane izafasha abana gusoma ibitabo aho baherereye hose. The drone should be called the Soma Flight because it brings books around. Abana murakoze cyane. Amazina mu mpaye n'amabara by'indege yacu izajya idutwarira ibitabo, ngiye kugenda nicare mbitekerezeho, nyuma y'igihe gitoya nzabaha ibisubizo. Ariko Papa Yambi, uribuka inkuru duheruka gusoma? Uriya mwana yarazi ubwenge. Urayibuka se twasomye muri yande hari? Ubwenge. Igihe twagendeye ubisoma ntabwo turarigeraho koko, ariko ndakeka nanjye wa mugani ubundi tugiye hehe? Papa Yambi, nimuze twabaye. Ujya kubereka ku isomero? Mudukore n'igihe twagendeye.
ibintu byiza we. Papa Yambi twahageze. Aha ni ku isomero rya Ready for Reading. Iyi nzu ubona niyo tubikamo amagare tuzajya duha amasomero hirya no hino mu gihugu. Aba bashushanyi rero ubona ni abaje kudufasha kugira ngo bazajye bashyiraho udushushanyo abana bakunda. Urabizi ko abana bakunda udushushanyo twiza. Ngwino tugende nkwereke rero. Kubera iki iyi nzu yanyu iteranyirizamo amagare mwashyizeho ibishushanyo? Twakoze igishushanyo kuri iyi nzu bateranyirizaho amagare mu buryo bwo guteza imbere umuco wo gusoma. Muri make dushyiraho ibishushanyo bishobora gukurura abana kugira bakunde uwo muco wo gusoma, kugira ngo bumve ko ari ahantu ho kwisanzurira, ari ahantu ho gukinira, kugira bibafashe kuruhuka mu mutwe, kugira bifashe muri ka kanya bari kumwe bari gukina, kugira bifashe gutekereza umuco wo gusoma, basharinge ama ideas kugira ngo babashe gukunda gusoma. Ni gutyo twahanze iki gishushanyo. Papa Yambi nishimye namwe. Murakoze cyane. Hano dufite igishushanyo nandi gukora kigendanye no gusoma no gukundisha abana gusoma. Ni igishushanyo kigaragaza ibyiza nyaburanga by'u Rwanda, ariko nanone bikururira abana gusoma. Umwana yari kureba giraffe, zebra yari gusoma, bishobora kumutuma nawe agira amatsiko yo kuvuga ati niba inyamaswa ishobora gusoma kwera iki ngewe ntashobora gusoma. Mbega ibi bintu ko ari byiza cyane. Ni byiza cyane. Dore umukobwa uri ku igare wisashatse kuvuga iki? Nanjye nashushanyije igare, ariko iri gare ririho umukobwa. Urabizi yuko abakobwa ntabwo bakunda gutwara igare, ndetse n'ibiriba y'igufu ntabwo bayikunda cyane. Njye nahisemo rero gushushanya umukobwa uri ku igare mu buryo bwo kugira ngo nabo bazajya bibonamo aya masiganwa n'izi nzu zisaba ingufu. Harimo nko gutwara igare, urabizi biba bisaba ingufu, ariko abakobwa uba ubona bameze nk'aho ari abanyantege nkeya. So ni mu buryo bwo kubashishikariza yuko bashobora nabo gutwara igare, bashobora gukora indi mirimo igiye itandukanye muri rusange. Yes. Hano rero ngiye kujya kukwereka mw'imbere igaraje ryacu duteranyirizaho amagare, uko tuyateranya, aho tuyateranyiriza, n'ibice by'igihugu tuzagenda tuyatangamo. Aha rero ubona kuri ino karita ni ikarita yerekana ibice by'igihugu tuzagenda dutangamo amagare mu bigo by'amasomero bazajya bifashisha bajya gusomera ibitabo abana. Nk'uko mutubona aha ngaha rero twitwa aba reading riders, abasomyi bo ku magare. Twifashisha amagare kugira ngo dushyike ku bana ndetse n'ibigo by'amashuri bitandukanye kugira tubasomere inkuru, ariko tunyonze amagare. Aba reading riders rero icyo dukora, dusomera abana inkuru, tubakundisha gusoma ibitabo, tubasomera inkuru zigiye zitandukanye. Hano harimo inkuru ziryoshye cyane, nk'ubu yitwa Ineza ihosha uburakari, n'izindi nyinshi cyane. Ikindi kandi nk'uko mubireba ukuntu tubigenza, tubanza tugafata ibitabo tukabishyira muri iri gare. Urabona iri gare rifite agapaniye kajyamo ibitabo kugira ngo bitangirika. Hanyuma twahita tugenda tukanyonga amagare imisozi, birashoboka kuko turi abajene nk'uko mireba, nta njegajege gihari, turakomeye kabisa, turiteguye, tuba twiteguye, tukagenda tugasomera abana. Bakimara kutubona ku mashuri, ako kanya bahita babona amagare, bagahita babona ibitabo, buri wese akaza yirukanka ashaka gufata igitabo, ariko bikaba ngombwa yuko tubasomera inkuru twagize gute twabateguriye. Halo Papa Yambi. Ndumva bampamagaye. Muranyumva neza? Hano ndi kumwe n'abana beza, twese twiteguye, turicaye, amatsiko aratwishe, twiteguye ko uza kudusomera inkuru y'ikirugu. Reka nze ndaje mbasomera inkuru najya aho bateranyiriza amagare. Ndaje rwose. Okay, turagutegereje. Reka tugereyo urebe no mu isomero uko hameze. Amakuru yanyu ni meza. Aho mwese ni mwiyambire Yambi. Aha,
uyu munsi rero nabazaniye inkuru idasanzwe, nabazaniye inkuru nziza yitwa ikirugu. Mwese muri kureba hano? Muri kubibona ko ari ikirugu? Ni inkuru yitwa ikirugu. Inkuru yacu yitwa gute? Ikirugu. Wigeze wumva inkuru y'ikirugu? Cyakundaga kuba mu ishyamba gikina n'inshuti zacyo. Muri izo nshuti cyakundaga inkende, inyoni ndetse n'inyamaswa zigendera hasi nk'ibitagangurirwa, inshishi, byari zimwe mu nshuti zacyo magara. Kubera ukuntu cyakundaga gusoma, cyifuzaga kuzaha inkuru zidasanzwe Papa Yambi akazisomera abana bose mu gihugu. Cyahoranaga ibyishimo bya Noheli buri munsi ndetse na buri mwaka. Kuri cyo cyahoraga cyishimye cyane, mbese byari ibihe bidasanzwe, byari inkuru nziza. Hari abantu batari bigeze bumva inzogera za Noheli cyangwa batarigeze bumva Papa Yambi. Ibyo bigatuma kibyibazaho cyane, kikibaza kiti nta mahoro abantu bazi ku isi, ubuvandimwe, gukundana no gutanga. Ikirugu kiriyumvira kiti ubuzima ni ibintu bitangaje, bitari kuri bamwe gusa, ahubwo biri kuri buri biremwa byose ku isi yose. Icyifuzo cy'uyu mwaka ni uko buri wese yavuga isengesho asabira amazi magari, amashyamba, umuyaga n'ibiriba munsi yayo. Abana, inkuru nari nabateguriye niyo, ni inkuru yitwaga ikirugu. Mwagezwagaho nanjye Papa Yambi. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Abana mumeze neza? Mwakurikiranye neza inkuru Papa Yambi yabasomeye? Yabasomeye inkuru yitwa ikirugu. Ngewe wicaye hano muri kubona diki? Ikirugu. Ikirugu tugitegura kuri Noheli. Nk'uko mumaze kubisubiza neza, ikirugu tugitegura ku munsi mukuru wa Noheli, sibyo? Ikindi, ikirugu kitwibutsa ko tugomba gukunda kandi tukabungabunga iki? Ibidukikije. Ikirugu bagikora mu ki? Bagikora mu biti dukura hehe? Mu ishyamba. Ishyamba ni iki? Yego, niyo mpamvu rero tugirwa inama y'uko ishyamba tutagomba kugira gute? Kuryangiza, kubera ko ribamo ibiti, kandi ibiti biduhereza umwuka mwiza duhumeka. Yego, ikirugu cyaduhaye no kumenya ndetse no kwibutsa ibindi bintu bidukikije kugira ngo nabyo tubimenye, tubibungabunge, tubikunde nk'uko twese tugire gute? Dukundana. Murakundana? Nanjye murankunda? Mukundana abantu muri rusange? Tugomba rero no gukunda iki? N'ibidukikije. Nawe ugiye kutubwira ibidukikije uzi? Ibiryo. Abana mwakoze cyane rero, nizere ko mwese mwumvishije ibidukikije, sibyo? Kandi nizere ko mwese mugiye kujya mugira gute? Mubibungabunga, mukabikunda. Nimubona n'umuntu uzajya agerageza kubyangiriza, mujye mumubwira ngo hoya. Yego, ni bibi, sibyo? Murumva rero ko iyi nkuru y'ikirugu yadufashije no kwiyungura ubundi bumenyi bwo kumenya ibidukikije muri rusange. Yego, murakoze cyane. Aha, Papa Yambi wakoze cyane, twaryohewe, twagize ibihe byiza, ariko dufite abana i Rubavu badutegereje. Tubafitiye igitabo kidasanzwe tugiye kubasomera. Duhaguruke tugende. Twagiye. Niye nzira nakoresha kugira ngo ngere i Rubavu vuba? Papa Yambi, hari ikarita twari twazanye, reka turebere.
harya Rubavu inzira twanyura ni ya bugufi. dore ngahiro Iyi nzira ndayizi ni ya bugufi, reka mbajye imbere mbayobore n'igare. Noheli yacu ni nziza, umwana yavutse no. Mwakoze cyane Jamari. Mwakoze. Ubu nerekeje Rubavu. Urugendo rwiza cyane. Yego mwakoze cyane kudutiza isomero. Mwakoze namwe cyane. Tuzasubira ubutaha. Abana mwabafashije neza kandi bishimye. Cyane mwakoze cyane. Umuhanda mwiza. Okay, bye. Mwese baraga mubwira inkuru bagusize. Baragusize. Baragusize bagiye. Muva mu nzira nigendera nanjye buragira ngo ngumanganje. Rwanda bukumobi igisubizo ku bana b'Abanyarwanda. Twari tugusize mwari musize mujyanye iki? Wambaye na kasike none si mwe mwari musize. Oya reka wambike kasike tugomba kujyana, ntabwo nakwijyana mu muhanda njyenyine. Igare rimeze neza nta kibazo. Muraho neza. Amakuru Papa Yambi. Yego rwose. Ikigo cyacu rero gifite abana bafite ubumuga butandukanye, hari abafite ubumuga bwo kutabona, hari abafite ubumuga bw'ingingo, hari n'abafite ubumuga bwo mu mutwe n'ubundi bukomatanye. Hanyuma hakabamo nyine n'abadafite ubumuga. None se bose bigira mu ishuri rimwe? Yego bashobora kwigira mu ishuri rimwe, nta kidasanzwe, turi buze kubasura mu ishuri murababona. Abana biga bakoresha ururimi rw'amarenga, bigana n'undi udafite ubumuga, ariko iyo mwarimu yigisha agerageza gukoresha amarenga bose bakumva bimwe. Hanyuma n'utabona nawe bakigana mu ishuri rimwe n'ubundi, ariko we bakamuhindurira inyandiko ituma abona bimwe n'iby'abandi bagombye kuba babona badafite ubumuga. Ndumva twakwerekeza mu ishuri. Fata umwanya usome uva mu bumenyi, waba umwanditsi mwiza, waba nka Shakespeare, waba nka Alex Kagame, waba nka Chino Achebe. Babyeyi dushishikariza abana gusoma. Muraho neza. Muraho neza. Amakuru. Murakoze cyane. Ese ni mwebwe Papa Yambi? Murakoze cyane rwose pe. Twari twarumvishe amakuru yanyu, twari twaranze kubyizera. None mwaje rero? Twaje gusa numvise yuko hano mufite igitabo kidasanzwe. Rwose pe ayo makuru uko yabwiwe nuko ameze. Ese icyo gitabo kiri hehe ngo Papa Yambi yakibasomye? Igitabo kirahari kandi tugiye kukizana, ariko mu by'ukuri Papa Yambi usanzwe usomera abana, ariko uyu munsi twakugeneye impano idasanzwe. Icyo gitabo kidasanzwe twifuza ko abana nabo bazakagusomera iki gitabo, bakakubwira udukuru turi muri icyo gitabo. Murakoze cyane, ni umunezero rwose. Bari baze bihuta cyane, ariko baze bihuta cyane. N'ikindi Papa Yambi nuko mu by'ukuri angaha nuko amakuru mwayabwiwe, iki ni ikigo kidaheza, kuko ari ikigo kidaheza. Ubwo n'abana nyine bafite ubumuga bwo kutavuga, bwo kutumva, abo bana nabo bashimishijwe n'utwo dukuru. Ni nayo mpamvu mutaza gutungurwa nimubona hari umwana uri gusemura nyine akoresheje ururimi rw'amarenga, ntibize kubatungura. Ni byiza cyane, murakoze cyane. Inkima yavumbuye ibitabo. Inkima yiberaga mu ishyamba rya Shyorongi, ntiyongeye kumva urusaku rw'abantu. Inkima iza mu mujyi
wa Kigali gushaka abantu. Inkima irananirwa iryama mu busitani irasinzira wiriraho. Inkima ikangukiye ibona umuryango munini uriho ikirahuri yirebamo igira ubwoba yica mu kadirishya irahunga mu isomero. Isangamo intebe nziza yisimbukiraho cyane yishimye ijya no ku meza. Ibona igitabo kirayikanga irangije iriseka cyane. Ibona inkeri mu busitani bw'isomera irasarura irarya maze imaze guhaga isubira mu isomero ifata igitabo. Nuko isoma ibitabo ariko iri kurya inkeri. Hashize iminsi inkima isubira iwayo yigisha izindi nkima guhinga inkeri. Nuko zibaho zishimye ziratunganirwa sinjye wahera inkima yavumbuye ibitabo. nabonye ukuntu kiriya gitabo mwadusomeye cyari gitangaje, ariko ndifuza kumenya kiriya gitabo mugikora gute? Mu by'ukuri iki gitabo tugikorera hano ahangaha kuri iki kigo. Mwatwereka aho icyo gitabo gikorerwa? Harahari rwose, mu kanya mwakwitegura tukajya hariya hirya gato hari icyumba cyabugenewe, dufitemo n'imashini idufasha gusemura mu rurimi twita braille. Aha rero noneho niho ngiye kubereka ahantu bakorera bya bitabo twari turimo gusoma, ibitabo byiza cyane. Abana, nongeye kubabwira ngo ibi ni ibitangaza. Uyu munsi rero ngiye kubasobanurira kuri uyu mwana witwa Louis Braille. Ni umwana washatse gusoma ariko nta gitabo na kimwe cy'abana bafite ubumuga bwo kutabona. Arangije aricara aratekereza aravuga ngo ni gute nzabakorera inyuguti zishobora kubafasha gusoma ariko bakoresheje iki? Bakoresheje ibiganza byabo. Arangije aravuga ngo reka mbakorere akantu gakoze mu tuzu dutandatu cyangwa utwobo dutandatu. Akantu gakoze mu twobo dutandatu. Noneho isi yose biza kurangira yamenye ko kwandika braille ari uko ugomba kuba ufite aka kantu. Utu twobo dutandatu nitwo tugufasha kwandika braille. Ese amateka ya braille bimeze bite? Reka duhereho tumusoma. Dore uko byandikwa. Abana murimo kubibona? Braille ni umwana nk'abandi. Yavutse ari umwana ureba nk'abandi bana. Ariko abantu bose baravugaga akana ni gato cyane, ni gato. Ubuse akana kazakura. Akana kaza gukura kakajya gakina n'abandi. Ariko kari gafite papa wako wakoraga imikandara. Yakoraga imikandara myiza cyane. Nako kakifuza kuzakora imikandara. Agakubagana Louis Braille. Yari umukubaganyi cyane. Papa akajya amubwira ati ntugakubagane, ntugafata ibintu byose ubonye bitazakwangiza. Nuko rimwe aza gufata akantu, arangije nta rindi jwi ryahise risohoka, yahise ahamagara ngo papa papa papa. Ahamagara papa, amaze kumuhamagara bamujyana kwa muganga, bamuzengurutsaho igitambaro mu maso, bamuzengurukije igitambaro mu maso. Biza kurangira agize ibibazo by'amaso, ntiyongera kubona mu buzima bwe bwose, uretse kubona ibara ry'umukara, kubona umwijima. Ariko agahora atekereza yibaza ati njye nzashyira mbone ibintu byose, akajya bitekereza. Ese yaje kuvumbura braille gute? Yaje koherezwa ku ishuri. Ageze ku ishuri bamuha ibitabo, akajya ajya mu isomero, abona ibitabo byinshi cyane bigiye bitandukanye ariko ntabashe kubisoma. Bakamubwira ngo hari ibitabo byo gusoma by'abana bameze nkawe. Akavuga ati ariko rwose njyewe ntabwo mbasha kubisoma, ni byinshi cyane.
haza kuza umusirikare umwe aza kuvumbura akantu ko gutanga ubutumwa akoresheje akoresheje utuntu nk'utu ngutu. Nuko barabimuzanira babimuhaye, aravuga ati ibi bintu rwose njyewe rwose ntabwo nabishobora, kugira ngo nabisome byari byinshi cyane. Nuko Louis Braille igihe kimwe arangije yicara mu nzu, afata imyaka igera muri 3 arimo kugerageza gukora akantu nk'aka. Abibonye asohoka yiruka abwira mwarimu, aramubwira ati nabivumbuye atari ko ngwino usome twandike. Nuko mwarimu uko arimo gusoma undi nawe akandika akoresheje ka kantu bari buze kutwereka mu kanya. Nuko arangije abavumbuye Braille atyo, abana bose ku isi yose, abana bafite ubumuga bwo kutabona batangira gukoresha Braille. Ubu ngubu ariyo mpamvu ubu dushobora kwandika Braille. Gute se? Wayibonye ahangaha nanjye narabyanditse, hano handitse ngo soma. Noneho imikino, abana bafite ubumuga bwo kutabona ntabwo ari abana bagomba gutereranwa, kubera ko bafite imikino. Hano hari imikino ushobora gukina n'abana, abenshi muyizi ku izina rya Lego. Ubu nawe ashobora kugira gute? Ashobora komeka, yamara komeka ariko akagira gute? Agasoma. Iyi ni inyuguti ya V, agafata n'akandi hano agashyiraho ku buryo ashobora no kumenya imibare nk'uko bisanzwe. Yakora hano akumva ko ari 19. Noneho ese ashobora no gusoma inkuru ya mbere twayisomye, ariko hari ibindi bitabo nanone ushobora kubona bigiye bitandukanye. Urabona ko iyo iki gitabo gikozwe ushobora kwinjiramo ugasangamo urupapuro rwe. Wese abigenza gute? Arasoma. Noneho nawe mu rugo rero bivuze ngo ushobora kugira gute? Ushobora kubyiga. Urabona akantu nk'aka ngaka ushobora kugashaka cyangwa se ukabyiga ukabyitoza aho wajya ku ishuri nk'uko twageze hano mu bumwe, ukababwira ati se mwagigishije ni gute nabigenza, ahasigaye nawe ukabyitoza. Abana rero ndagira ngo mbabwire ngo abana bafite ubumuga bwo kutabona ni abana nk'abandi. Abana bafite ubumuga bwo kutumva nabo ni abana nk'abandi. Ushobora kumubwira ngo ndagukunda, n'undi nawe ukabimwandikira nawe akabisoma. Abana twese turi kimwe. Uyu munsi tugiye guhura na mwarimu wabo, umwarimu w'umuhanga ugiye kudusobanurira ese ibitabo bya Braille biboneka biti. Reka twumve mwarimu. Ibitabo rero bikorerwa hano, dufite imashini zidufasha, ariko mbere na mbere ibitabo by'ibanze haba ari ibitabo byoroheje byo dukuru tworoheje, kugira ngo banze bamenyereze ziriya ntoki zabo gusoma. Babasha kuba yatangiye kwandika, ushobora kuba wamubwira amagambo akandika make, yakoresha aka kantu kitwa slate cya tablet. Aka nako ni akantu ushobora kwifashisha arimo yandika amagambo yoroheje, no kugira ngo ayasome ari nawe wayiyandikiye birafasha cyane. Igihe adafite aka tablet ashobora gukoresha iyi machine, iyi ngiyi yitwa Parkins Braille. Igihe ibyo byose birangiye rero yagiye mu ishuri, hari ari kumwe n'abandi bana mu ishuri primaire, bakoresha ibitabo bisanzwe nk'iby'abandi bana n'ubundi mu yandi mashuri bakoresha. Barabizana hano, tuba dufitemo document muri machine, dushyiramo hano muri machine tuba dufitemo, hanyuma iriya ni embossa cyangwa printer. Iyi ngiyi ikabisora muri Braille. Akari agatabo keza cyane mwatuzaniye k'inkima yavumbuye ibitabo, twaba dufitemo document yako hano. Iyi embossa idufasha guprintinga muri Braille, kumwe mwabonaga wa mwana yari agafite ari masomo ajyana n'abandi. Reka tujye gushaka ibikoresho natwe tugire ubu bumenyi. Abana muraho neza, uyu ni umunsi udasanzwe, ndabifuriza Noheli nziza aho muri hose. Turi hano mu isomero, turi kumwe n'abana, tugiye kubasomera igitabo cyiza cyane. Abana twifuriza abandi bana Noheli nziza, twese Noheli nziza. Tubifurije Noheli nziza,
tugiye kuganira tubasomera igitabo. Twabateguriye igitabo cyiza. Abana mwiteguye? Tugiye gusoma igitabo cy'amabara. Yego, mukurikire, ni igitabo cyiza cyane muri bwigemo byinshi. Tugiye gusoma igitabo cyitwa Amabara. Ni igitabo cyiza cyasohowe na edisiyo Bakame. Ibara ry'icyatsi. Ibara ry'icyatsi turizi mu biremwa byinshi, cyane cyane mu bimera. Hano baduhaye urugero rw'ikoma. Ibara ry'umutuku. Ibara ry'umutuku baduhaye urugero hano, urunyanya. Urunyanya ruratukura. Ibara ry'umuhondo baduhaye urugero rw'umuneke. Umuneke uraryoha. Ibara ry'umukara baduhaye urugero rw'amakara. Ibara ry'ubururu baduhaye urugero rw'igikombe gifite ibara ry'ubururu. Ibara rya oranje cyangwa ry'icunga baduhaye urugero rw'icunga. Baduhaye ibara rindi ry'iroza. Ibara ry'iroza ni ibara ryiza rivamo, hari ururabo rwitwa iroza, ururabo rwiza cyane, mwarubonye hano. Ibara ry'umweru, hano baduhaye urugero rw'inyange. Inyange ni mu bwoko rw'ibiguruka. Inyange iraguruka. Iguruka hehe? Mu kirere. Abana, igitabo cyacu cyatwigishaga amabara kirarangiye. Nizere ko mwakurikiye, mwumvise amazina y'amabara kandi mwamenye amabara yanyu mukunda kurusha ayandi. Reka twakire Kirugu kiganiriza abana. Kirugu, ganiriza abana. Abana, nk'uko tubakundisha gusoma, uyu munsi ngewe na Marayika dufite udukarito tugiye dutandukanye. Utwo dukarito rero tugiye turiho amagambo agiye atandukanye. Uyu munsi buri mwana wese turagenda tumuhereza agakarito adusomere ijambo ari busangeho. Marayika, akira umwana wa mbere atubwire ijambo asanga ku gakarito. Aha, urakoze Ikirugu. Hari umwana hano ugiye kudusomera ijambo kuri aka gakarito. Ninde witeguye? Ninde? Dusomere. Mama, tumuha amashyi. Urakoze cyane. Nanjye nk'Ikirugu ngiye kubaza umwana umwe hano atubwire ijambo nawe ari busome ku gakarito. Reka tubaze Zola, nirihe jambo ubona kuri aka gakarito? Yambi. Zola arakoze cyane. Rukumuri mama kazi yari nyamatsemba nakunga yigabira horonyimeta uruzi kujye kugero we. Rwanda we yumatumana wese kubawe. Rwanda buku babayiro y'Urwanda mawano. Abana, murabizi neza nk'uko twize amabara agiye atandukanye uyu munsi. Hano naho dufite amabara agiye atandukanye. Dufitemo umutuku, iroze, icyatsi ndetse n'umuhondo. Buri mwana wese ndagenda amuhereza agapapuro ke, narangiza agire gute ashyire ku Kirugu. Muriteguye mwese? Yego, ninde mwana wa mbere? Mwana wese kubawe. Kukumana kwiye kubawa. Niwe maboko y'igi. Watwandikiye irihe jambo? Imana irinde umuryango wanjye. You love books? Yeah. Mwana we yumatumana wese kubawe. Kukumana kwiye kubawa. Abana mwese turabashimiye. Abana mwese mwaje mugataka Ikirugu cyacu. Abana badufashije gutegura Ikirugu cyacu kikaba cyiza, byari byiza cyane. Ndetse namwe aho muri mwakora Ikirugu cyanyu kandi mukishima mukoresheje amabara mukunda. Wiyamiri hano ikinega rwamiri by'amarushimi ngabona ubukombe wiyamiri. Yemewe Rwanda we abanyina bimanira basanga. Rwanda buku babayiro y'Urwanda mawano.
Mais quel est cet arbre au milieu du salon? C'est la vedette de la saison. Aussi précieux que le beau marbre, il est temps à présent de le décorer. Car Noël approche à grands pas. Guirlandes, des boules, tout est prêt pour le sublimer. kuva kera wasangaga abana bikunze Rwanda Book Mobile biraje fata book soma book ubashe kumenya ubumenyi butandukanye mwana w'umunyarwanda kwino nawe wisomere iki nicyo gihe cyo kudahishwa mu bitabo kwino wisomere uvomo ubumenyi soma some tuvomo ubumenyi Rwanda Book Mobile igisubizo ku bana b'abanyarwanda Rwanda Book Mobile igisubizo ku bana b'abanyarwanda nasoma twasoma bana tuvamo ubumenyi dusoma nasoma twasoma abana nizeye yuko mwese mwanezerewe no kureba iyi kiganiro cyacu noneho tugiye gukomezanya urugendo aho muzajya mwumva indirimbo yitwa soma some ahasigaye tukayiririmba mu buhe buryo tugatangira ngo Rwanda Book Mobile kongere rimwe Rwanda Book Mobile iyo tugiye kubyina turambura ikiganza cyacu tukarambura n'intoki zingahe ebyiri zo ku kandi kaboko intoki ebyiri ahasigaye tukagira gutya bivuga ngo soma twongere tubikore ikiganza intoki ebyiri soma ibi bimenyetso byose mberetse nibyo dukoresha iyo turimo kugira gute kubyina indirimbo ya Rwanda Book Mobile harimo soma Rwanda Book Mobile igisubizo ku bana b'abanyarwanda Rwanda Book Mobile igisubizo ku bana b'abanyarwanda nasoma twasoma bana tuvamo ubumenyi dusoma nasoma twasoma kuva kera wasangaga abana bikunze Rwanda Book Mobile biraje fata book soma book ubashe kumenya ubumenyi butandukanye mwana w'umunyarwanda murakoze mbifurije umwaka mushya na Noheli nziza n'ibiruhuko byiza oya ibiruhuko n'ibiruhuko murakoze soma some tuvomo ubumenyi Rwanda Book Mobile igisubizo ku bana b'abanyarwanda Rwanda Book Mobile igisubizo ku bana b'abanyarwanda
tuva mu bumenyi dusoma nasoma wasoma murakoze cyane murakoze cyane. ahasigaye abana nabo muzakunde gusoma na bagenzi banyu nabo muzaba bari abana Rwanda tuva mu bumenyi dusoma nasoma wasoma bana nimwe mbaraga z'ejo z'igihugu kandi ni namwe byiringiro by'ejo hazaza nimwe bayobozi b'ejo Rwanda rw'ejo fata umwanya usome uva mu bumenyi waba umwanditsi mwiza waba nka Shakespeare waba nka Alex Kagame waba nka Tino Achebe babyeyi dushishikariza abana gusoma Rwanda Bukumobi igisubizo ku bana b'abanyarwanda Rwanda Bukumobi igisubizo ku bana b'abanyarwanda It's been fun, with kids, zipline. It's been the best experience ever. Thank you very much.